bajya babwira ngo n'u Rwanda bararukase sibyo nibyo bararukase ko tubyigishwa oya namwe nimumbwire bararukase namwe kamwe muranze directeur bararukase bakase hashira he ashyira Kongo n'ashyira ku bihugu tugiye duturanye nka Kongo bafiteho nta Rwanda bakase hariya muri Kongo hariya est ya Kongo Rwabugiri yayifashe mu 1800 na ayomeka ku Rwanda yasubiye iwabo i Bugande igitero cy'imigogo n'umukizi Rwabugiri yagiye atera Bugande agira Masaka hasubiye iwabo nta Rwanda bakase babirigi murababeshyera nta Rwanda bakase Dr. ko ariko twigishwa cyane ariko nimugomba kumva ibyo mwigishijwe yeze sinigishijwe Rwabugiri yaraharwaniye yarahafata yafashe ahandi hatari iwabo wometse igihugu nka kuriya Saddam yafashe Kuwait ni ukuvuga ngo Rwabugiri yabikoreraga abanyarwanda rero mu gihe ariko aba arwambura bene igihugu uzi ko nta n'imyaka 30 hamaze ntabwo rero wafata igihugu cy'abandi ngo bagisubize bavuga ngo batwaye igihugu cyawe kuko nabo batwaye icy'abandi amateka ajyanye no kugabanya imipaka ni ibintu bizwi ndetse twe twiga kera muri za 60 hariho n'amakarite yerekanaga ahantu u Rwanda rwagiye runyagwa ibyo ni ibintu biriho mu mateka n'ubu bagomba kuba kiriho muri za mize ariko nge ikintu nabwira abanyarwanda bose ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda rero nkabona ni amakuru adahagije afite kuko umuntu wese burya avuga ikintu afitiye amakuru iyo atayafite avuga uko abyumva birumvikana ariko ibyiza ni uko Dr. biriya bice bya Bukavu no hirya yaho gato usanga ndetse na Goma usanga bakoresha igiswahili n'ikinyarwanda yego barakizi ariko igiswahili kiriya giswahili kimaze igihe kingana iki biriya bice niba byari ibyacu kiriya giswahili cyaje gute igiswahili kuza kuko Dr. ibijyanye n'amateka y'u Rwanda no kugabanya ibice ni ukuvuga ko biriya bice abakoroni bahaye biriya bihugu duturanye uvuga ko byari u Rwanda igihe cyose turasuhuje aho muherereye hose ku isi mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho urebera ikiganiro cyangwa bitewe n'amasaha urebera ikiganiro dushimiye abantu bakomeje gukanda subscribe turabashimira cyane muri benshi turi kumwe rero n'umusaza Dr. Canisius Bihira akaba asobanukiwe ingingo nyinshi nk'umuntu mukuru rero azi n'amateka y'u Rwanda arayazi pe turagusuhuje cyane Dr. nanjye ndabasuhuje kandi ndasuhuza abatwumva bakanatureba nari maze igihe tutabonana muraho neza turakwikirije Dr. mugenzi wawe Dr. Rusa Abadirishya we nyirango uramubona avuga yuko u Rwanda rutigeze rugabanwamo rukatwamo ibice n'abakoroni aribo babirigi ngo ibyo bice babyomeke mu bihugu tugiye duturanye ese turashaka kumenya urundi ruhande wowe nk'umuntu mukuru yenda nubwo babikase kirana igihe kera cyane nta bakata ibira bice simpamya ko ari umuntu wari uhari icyo gihe n'uwari uruhinja yarashaje ariko we nkawe urasa nk'uwegereye hafi aho waganiriye n'abantu bakuru warabyize ufite ukuntu bizi turashaka kugira ngo utubwire wowe verisiyo yawe cyangwa uruhande rwawe. Ngewe uruhande rwanjye uko hari ahantu ababirigi ntabwo bahatwatse gusa hari n'aho bagurishije
kuko buriya Dr. Rusa impamvu abivuga biterwa n'amakuru yabonye. yego Ariko njyewe nari mfite sogokuruza witwaga Rudende, yarwaniraga abami, yarwaniriye umwami Mibambwe Gisanura, ndetse muri icyo gihe hashize imyaka irenga 600 nibo bari barafashe kiriya gice cya Kongo, igice cyo kuzamuka ukagera Imbarara na Masaka n'igice cya Karagwe. ubwo biterwa n'uko umuntu yamenye amateka, birumvikana ntabwo yabonye abamubwira amateka. Njye nagiye nyakura ku babyeyi banjye na ba sogokuru bambwira amateka, kuko ni nanjye bari barasigiye ingabo y'ubutware, umuheto n'inkota, n'ubu ngubu ndacyabifite, byarangaga umuryango warwaniriraga abami. ubwo rero ngewe icyo nakwemeza ni uko turiya duce twose avuga ko batadutwaye, baratudutwaye, ndetse baranagurishije, cyane cyane ku gace ka Uganda bagurishije n'Abongereza, no ku gace ka Tanzania bagurisha n'Abongereza mu gace ka Karagwe. ahantu batangiye kudutwara ni ku gace k'u Burundi, kuko twari twarirukanye Abarundi tubarenza Cyohoha y'Amajyepfo, turabirukana tubarenza Akanyaru, tubarenza n'ishyamba rya Nyungwe ku mugezi wa Rubyiro. aho hantu niho batabashije kudutwara, ariko ahandi hose barahadutwaye. ubwo ibyo Dr. Rusa avuga wowe ubifata uti? ese arabishya? turashaka kugira ngo tumenye neza igituma avuga kuriya. ibyo Dr. Rusa avuga ni ukubera amakuru afite, kandi noneho nayo afite, aravuga ngo Rwabugiri yari yarahagaruje kiriya gihe, birumvikana ko yari yarahagaruje. none se aravuga ko atari ahacu, nyine Rwabugiri amaze kuhagaruza, kandi yahagaruzaga n'ubundi hari ahacu. none se yasobanura ate ukuntu abantu kugera mu burasirazuba bwa Kongo bavuga Ikinyarwanda ari bene wacu b'Abatutsi, ukazamuka ukagera Imbarara Ikinyarwanda barakivugana n'Ikinyankore, ukagenda ukagera muri Tanzania Ikinyarwanda barakivuga, ndetse no mu minsi yashize bari bakiriyo, nuko babirukanye ariko bari bakiriyo. rero nkabona ni amakuru adahagije afite, kuko umuntu wese burya avuga ikintu afitiye amakuru. iyo atayafite avuga uko abyumva, birumvikana. ariko ibyiza ni uko yakurikirana amakuru, akamenya igihe u Rwanda rwafatiye biriya bice, akamenya n'igihe twabitakarije n'uburyo twabitakaje. we avuga yuko Rwabugiri ibyo bice avuga bya Kongo na Uganda bafashe, yaragiye ararwana arahafata nk'uko babikoraga abami ba kera. hanyuma icyo ahubwo bakoze abakoloni barahishubije. avuga yuko nta bice by'u Rwanda batwaye. icyo atamenya ni uko Rwabugiri we yari yarushije abami ba mbere, yari yagiye agera ku kiyaga cya Victoria, agera ku mujyi wa Entebbe, ni naho abazungu bamufungiraniye mu nzu bitaga ngo ni Urutare, inzu ya bunkeri. urumva rero ibyo byose ntabwo Dr. Rusa abimenya, ariko ni ibintu by'amateka tugomba kumenya, tukamenya n'ubutwari bwa Rwabugiri, ndetse n'ingabo zamufasha, kuko yari afite ingabo z'intwari z'Abanyarwanda, nizo zarwanaga zikarwana n'abazungu zikabahigika, zikagera aho ngaho Entebbe. ubwo rero njye numva ntabwo umuntu yakwirirwa biburana cyane, ariko ni ibintu bigaragara kandi bizwi n'abantu bacu bakuze, barabizi babimusobanurira. ntabwo umuntu yakwirirwa bitindaho. Ababiligi batwambuye ibice by'ibihugu twari dufite,
ndetse si ukubitwagura gusa, bimwe barabigurisha, ibindi babyomeka aho bari barakoronije. aba bantu bacu uvuga bakuze twareba nk'abandi? Abantu bakuze ubu dufite abasaza b'inararibonye, uwo navuga nizeye ukiriho kandi ukuzuze n'amateka y'u Rwanda ni umusaza witwa Rutaremara. uriya yasobanuraho ibintu byinshi, kandi nawe buriya azi abandi bantu bakuze bo mu kigero cye cyangwa bamuruta basobanura ibintu byo uko byari bimeze. Undi musaza witahiye ni uwitwaga Mpyisi, nawe yarazi amateka y'u Rwanda ariko yaratashye ntabwo akiriho. Yisango rwose aracyahari, niwe nari kujya kureba. Yego. Dr. ibijyanye n'amateka y'u Rwanda no kugabanya ibice, ni ukuvuga ko biriya bice abakoroni bahaye biriya bihugu duturanye, uvuga ko byari u Rwanda igihe cyose? Ntabwo ari igihe cyose, kuko bagiye badutera, ndetse n'ingoma z'abami bo mu Rwanda bakazihigika. Birazwi nko mu gihe cya Ruganzu yari yahungiye kwa Nyirasenge Nyabunyana muri Tanzania, bari barafashe ibice binini by'u Rwanda. Ibyo ni ibintu byabagaho, ariko ntabwo byabuzaga ibyakozwe mbere ko byari byemewe. Bande bari barafashe ibice by'u Rwanda? Hari abo bitwaga Abanyoro, nibo bavuga bari barafashe ibice by'u Rwanda, ndetse bica n'umwami Ndahiro Cyamatare. umwana sibo we Banyabungo harya, sibo batwaye u Rwanda imyaka 10, niba ari 15? ni imyaka nka 15 ugereranyije, ariko abiru babasha guhungisha Ruganzu bamujyana kwa Nyirasenge Nyabunyana, Tanzania, mu karago k'Abahinda, kugira ngo azagaruke amaze kubona intege yongera agaruza igihugu cyacu. Ibyo rero ntabwo umuntu yabyitwaza, ni ibintu byabagaho. Tugafata igice kinini cy'igihugu cyabo, nabo babasha kutwigaranzura bagafata ikindi gice, ndetse bakatwambura n'icyo twafashe. Ariko ibyo ntibyabuzaga abo twari twarafashe kuba barabahaye abacu, twarabahaye ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse twarazanye n'abagore babo n'abana, tukanyaga n'inka zabo, ahasigaye tukabagira abacu. bijya gusa nka bya bindi bya Rwigero Runsubize kujya twumva mu mateka. Ntabwo ari twebwe twenyine, ni Burayi byarabaye. Wasangaga nk'abami cyangwa abatware ba kera mu bihugu by'i Burayi bitwaga ba Dogore, bararwanaga bagafata ibice by'Ubwongereza, bagafata ibice by'Uburusiya, rimwe bakabigaruza, ubundi Napoleon akarwana akagera Moscow. Ntabwo byahoraga bimeze gutyo. Na Hitler yararwanye agera Moscow, barongera baramutsinda. Ibyo ni ibintu byabaga mu bihugu byose, ugasanga bararwanirira igice cy'igihugu bakagitwara, bakongera bakakigaruza. Bakongera bakakigaruza. Yego. Ubwo icyo ukuri twamenya nyako nukuhe? Ukuri twamenya nuko hari ahantu hose bavuga Ikinyarwanda, hari Abatutsi b'Abanyarwanda, haba Abanyarwanda igihe kinini, ndetse tubatoza ibico nyarwanda, tubatoza ubupfura nyarwanda, ku buryo nta wahakana ko hari aho u Rwanda. Nuvuga ko habayeho u Rwanda guhera mu wuhe mwaka? Ubundi bavuga ko habaho Abanyarwanda ugereranyije no mu mwaka w'1200-1300. Biriya bice bya Kongo, n'ibice bya Uganda, n'ibice bya Tanzania. Urumva rero ni kera cyane. 1200-1300 aho. Yego. Ubwo ni nko mu gihe cy'Abanyarwanda Gahima, ngira ngo niba ntibeshye.
harimo abantu bagiye bavuga bitwaga ba Ruregeya, bitwaga ba Bazimya na Kimenyi. Abo ngabo nibo bavuga banarwanye cyane bagafata ibice binini by'ibihugu twari duturanye, kuko byahoraga bifatwa rimwe bikagaruka, ariko ubundi byarafatwaga, hakabaho no kuzana iminyago y'abagore n'abana n'amatungo, ugasanga babigishije n'ururimi babagize abanyarwanda buzuye. Yego Dr. Nyirasenge ya Ruganzu Ndori Nyabunyana yari yarajyanwe n'iki Tanzania? Harimo abantu twabinyuzemo, ariko harimo abantu batazi impamvu yabyo. Nyabunyana bavuga ko yari yarashyingiweyo, kuko aho abanyarwanda bafataga barashyingiranaga bakarongora n'abagore baho, mbese bikaba urujya n'uruza. Ibyo ni ibintu byarangaga umuco nyarwanda. Ahantu washimaga wahorongoraga umugore, nta nubwo ari abanyarwanda bonyine, buriya n'abagande bagiraga ikintu cyo kurongora abagore. Cyane cyane ikintu cyatumaga bakunda no kurongora abanyarwandakazi, bari bafite ubwiza budasanzwe. Ibyo ni ibintu bizwi kuva hano mu Rwanda kugenda ukagera muri za Ethiopia na za Somalia. Abanyarwanda ndetse abantu bakomokaga ku Rwanda, kuko bakeka ko abantu bo kugeza muri biriya bihugu ndetse no kuzamuka ukageza muri Israeli no muri za Misiri, hari abantu beza bakomokaga mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu byabayeho kuva kera. Abantu bose bakundaga abantu beza, bagakunda gushyingirana nabo, bagakunda kurongora abakobwa bacu. Ni ibintu byabayeho kuva kera, abantu bose babihamya, kuko niyo ugiye muri Ethiopia usanga abantu ukagira ngo ni abanyarwanda, ikidutandukanya ni ururimi. Wavuga ururimi rw'ikinyarwanda ukumva ntibarwumva. Muri Somalia ni uko, muri Kenya ni uko, muri Uganda ni uko rwose. Muri Uganda hari ahantu ugenda wavuga ikinyarwanda bakakumva. Ibyo bintu rero, cyangwa mu burasirazuba bwa Kongo ushobora kugenda ukagera hafi y'Ikisangani uvuga ikinyarwanda bakumva. Ibyo rero nta muntu wabihakana, nta n'uwavuga ko urwo rurimi rwagiye rugerayo rusimbutse cyangwa rugezwayo n'ibitangaza, rwagiye rugezwaho n'abanyarwanda. Ni ibintu nge nahamya n'abandi bakuze bahamya. Hari ahantu hari aho u Rwanda, ahubwo abazungu nibo bahatwambuye muri konferanse ya Berlin mu 1894. Cyangwa na gatanu ahubwo. Na 4 na 5. 1885 gutyo. Yego. Bakundira ngo inama yamaze imyaka 2. Uko tubyumva. Abagande n'abanyarwanda bo ni bamwe, ntago twakwirwa tunabatandukanya, usibye no kumva ururimi hagati, communication cyangwa itumanaho ryabo ryoroha. N'ubu iyo tugeze Uganda mu mujyi wa Kampala ugiye ukavuga ikinyarwanda, abantu baragusubiza. Hari abanyarwanda benshi, hari abantu bavuga ikinyarwanda benshi kandi bavukiyeyo. Hari n'amagambo atwereka ko duhuje ururimi. Hari nk'umugani baca ngo ubuntu buramu. Natwe bisobanura iki? Ubuntu buramu ni ukuvuga ubumuntu bw'ubugiraneza. Ubuntu namwe murabizi, iyo bavuga ngo uriya muntu afite ubumuntu, birazwi icyo bishaka kuvuga, bishaka gusobanura. Ni ukuvuga ko umuntu ari umugiraneza, ari umuntu mwiza, ari umuntu ufasha abandi. Niyo mpamvu rero nk'ibyo hari indimi tugenda tubihurizaho, ugasanga iyo bavuga ngo umuntu munini baravuga Kinene, ni umuntu munini. Nko mu Rwanda iyo bavuga ngo umugaga, no mu Kinyarwanda bavuga umugaga ni umuntu w'umukire.
no mu Kinyarwanda bibamo se? Umugaga kuva kera twarabyumvaga bavuga ngo uriya muntu ngo ni umugaga. Nuko bigenda bigabanuka ariko bavuga ko umuntu ukize ari umugaga. Hari amagambo agenda duhuza menshi cyane. Iyo bavuze ngo kinini na kinene uba wumva ko ni ibintu bihuye. N'igiswahili akenshi hari amagambo uwumva ukagira ngo ni Ikinyarwanda. Hari amagambo agenda duhuza. Iyo bavuga ngo umugore ngo ni narongo, umugabo ni sarongo, ku bantu babyaye impanga n'umunyarwanda ujya kumva ukumva ngo uriya muntu yari sarongo cyangwa ari narongo. Biba biriho mu Kinyarwanda kandi bivuga ikintu kimwe. Ahandi wabisanga mu rundi rurimi ni uruhe? Nyine mu Ibugande izo ndimi uzisangayo. Iyo ugeze i Burundi baravuga ngo kiza baba bavuga umuntu ukurikira impanga. Ubwo no mu Kinyarwanda kiza arahari. Burya se? Umuntu ukurikira impanga n'ubundi bamwita kiza. Ariko buriya biterwa n'iki? Biterwa n'uko kubyara impanga byari mu muco wacu byari ibintu by'umugisha. Umugore wabyaraga impanga bamuhembaga gukuba kabiri kuko yabaga azanye umugisha mu muryango. Yunguye umuryango cyane, noneho umuntu wakurikiraga impanga bakavuga ko azanye ibyiza mu muryango bakamwita kiza. Cyangwa bakamwita bwiza iyo yabaga ari umukobwa. Umukobwa bakamwita bwiza? Bamwitaga bwiza, umuhungu bakamwita kiza. Amateka yacu kabisa ndumva aryoshye. Araryoshye kandi ni meza. Amateka yacu kera twashyiragamo ibintu byiza, ntabwo ari nk'ubu usanga mu mateka bashaka gushyiramo ibintu bibi, ibintu bijyanye n'uburushyi cyangwa bijyanye n'ibibazo umuntu yahuye nabyo. Ukumva umuntu yise umwana we ngo ntaho mpagaze, ngo ntaho ntuye, ngo mpagaze he. Ayo mazina yaje ryari? Ayo mazina yaje banza yaraje nyuma. Yaje nyuma iterambere ritangiye kuza. Ukurikije muri iki gihe cya bukoroni, kuko ubukoroni bwamaze imyaka irenga 60, abantu bari bafashwe nabi, bakubitwa, babagira nabi ku ruhare runuru, babambura ibyabo, ugasanga abantu barihebye. Ariko kera mu gihe cy'umwami yategekaga abakoroni bataraza, abantu babashyiraga hamwe, bamwe akabagabira abandi akaboroza. Nta muntu wasangaga akennye cyane nk'uko byabaye mu gihe cya gikoroni. Nta mwana witwaga ngo ntaho ntuye, nta witwaga ngo mbarimo mbazi. Mbese wasangaga aya mazina y'amagenurano agendeye ku mibereho mibi atarabagaho. Dr. tugana ku musozo tugira ngo dusoze. Ni ukuvuga ko ibyo Dr. Rusa yavuze yabeshye? Ntabwo navuga ko yabeshye. Ubundi bavuga ko umuntu abeshya iyo ahinyuje ikintu azi akabeshya. Ariko Dr. Rusa ntabwo abizi. Ni ukuvuga ni nk'iyo wabaza umuntu utarahagaze ku mateka akubwira ibyo ashaka. Nk'uwo amateka y'abakoroni twagiye tuyahabwa n'abantu bayazi, b'ababyeyi bacu, ba sogokuru, batubwiraga ukuntu babayeho, ukuntu bakoze shiku, ukuntu bakubitwaga. Ubu se hari umuntu wakubwira ngo umwami agitegeka yigeze afata umuntu aramukubita? Ariko umukoroni we ngo yarahaguruka akagenda agafata ndembo bitaga ruvubu, n'abarundi yo baracyayita ngo yabaga ikozwe mu ruhu rw'imvubu, akikubitira abantu. Ariko kera umwami yariyubahaga kubaha n'abaturage, ntawahohoteraga umuturage. Umuturage bamuhaga igihano, bakamuha
nko kuba yakorera ibwami igihe kingana gutya babyitaga gufata igihe, cyangwa kuba yagenda agakora imirimo runaka ariko adahohotewe ku bihano bibabaza umubiri. Ibyo ngibyo rero byaje ni nk'uko twafata urugero rwa za gereza biriya bise ngo ni amabohero cyangwa ngo ni amagororero. Bavuga ko gereza ya mbere yaje mu 1930. Kera nta magereza yabagaho. Ariko se Dr. wa mugani abanyarwanda bakira hataraza gereza bahanaga gute abarengereye, dore ko ari abantu barengera ntago bashobora kubura muri sosiyete iyo ari yo yose? Hari ibihano nubwo nabyo byari bikomeye, ariko bavuga ko abantu barengeraga nk'abantu bicanaga cyangwa bafite ubugome bukabije, kugira ngo be gukomeza ubugome bwabo bababoheraga mu muryango bakabazirika na kiriya kiziriko gikoze mu migwegwe. Yabona ingoyi imurembeje agasaba imbabazi agahita bireka. Ariko nta gereza zari zihari ngo bagende bajugunyemo abantu, ngo ikibaye cyose bagende bajugunyemo abantu, cyangwa abo bantu baba bagize badafite icyo nakwita violence, ubugizi bwa nabi, bakabajyana ahantu bagakora imirimo nk'uko ubu mu Rwanda bari bashyizeho imirimo nsimburagifungo bakoramo, bagakora imirimo ifitiye akamaro leta n'abaturage, noneho bayirangiza bagasubira mu muryango wabo, ndetse bagafata n'imibyizi bakajya mu muryango wabo bakagira icyo bakora, ahantu hose hakamererwa neza. Dore ko iriya gereza ya mbere Ababiligi baduhayeyo, iyo bayifungiragamo abanze amategeko yabo no gushyira mu bikorwa ibyo abakoloni bavuze. Kandi banabafungiragamo babakubise, ntabwo babajyanagamo gusa ngo babafunge gusa, barabafungaga bakajya no kubakubita. Bavuga ko abantu ngo ba rezida bajyaga bazenguruka hari amagereza bakagenda bakubita, bereka abanyarwanda nabo ko bagomba gukubita. Ibyo byabayeho, nanjye nabyiboneye mu bapolisi ba mbere muri za 60-70, bagendanaga ikiboko bareza amaboko, umuntu wese ufunzwe cyangwa wakoze ikosa bagahondagura. Niko byari bimeze. Niko byari bimeze. Umuntu ukoze ikosa bagakubita niyo yaba agenda mu nzira. Barakubitaga rwose bamurambikaga hasi bagahondagura. Bitandukanye n'iby'iki gihe aho umuntu afite uburenganzira bwe n'ubwo bamufunga, ariko afite uburenganzira ntabwo babanza kumuhondagura. Ubu ngubu bwo bitandukanye na kera cyane. Yego. Dr. rero urakoze ku mateka udusangije, ubwo tubonye yuko biriya bice byagiye bikatwa bigashyirwa ku bice by'ibihugu duturanye byari iby'u Rwanda, ahubwo abakoloni bagiye babigurisha abandi bari bafatanyije muri uko gukoloniza, ariko mu by'ukuri byari iby'u Rwanda. Biriya byari iby'u Rwanda n'abantu babituye bari barabaye abanyarwanda. Kandi koko iyo ugiye kureba za Rucuro, za Masisi, ubona abantu Ikinyarwanda ni kimwe, n'umuco n'umwe, n'umuco buriya n'umwe, n'umuco n'umwe n'ubwiza bwabo, kuko buriya abanyarwanda icyaturanze twari dufite abantu beza. N'abazungu bakihagera baravugaga ngo basanze ngo ubwoko bwiza cyane busa n'ubw'abazungu, ngo refisi d'Imana, ngo ni abana b'Imana, ngo refisi d'Imana. Urumva refisi d'Imana ni ukuvuga abana b'Imana, kandi koko niyo warebaga bari abantu barambuye, bafite umuco wakirana rwose. Ni ikintu cyaranze abanyarwanda, bari bafite ubutwari bakagira umuco wakira, nta bugome bwari buhari aho wageraga. Cyane nta hoteli zabagaho, waragendaga aho ugeze ukarara, bakakugaburira, bakaguha amata, bakakwakira, ndetse bakanakubyinira. Koko se natwe mu gihe cya kera muri za 60 imodoka zitaraboneka, ahantu henshi twahagendaga n'amaguru. Ahantu ugeze wakwakiriye bakakubyinira bakakwishimira cyane, ugasanga bafite umuco mwiza.
ntabwo bihwanye n'iby'iki gihe uvuga ngo uragenda ngo ujya muri resitora ngo ujya muri hoteli ngo ujya muri roge ibyo bintu nta byabagaho nta roge zabagaho nta hoteli zabagaho ariko ngo babanzaga kukubaza igisekuru bakubazaga igisekuru kugira ngo bakumenye twari dufite ariya moko y'imiryango agera kuri 19 kugira ngo barebe aho duhuriye amoko yarasaga wasangaga mu bwoko tuvuge bw'abanyiginya bafite abandi basa ugasanga mu bwoko bw'abega bafite abandi basa mu bwoko bw'abagesera bafite abandi basa mu bwoko bw'abasinga bafite abo basa abashambo bafite abo basa mbese babaga bafite ibibahuje banashyingirana warabibwiraga wamara kubibwira batuzi ko masenge nawe ari ubu bwoko twashyingiranywe kwari ukugira ngo bamenye amasano aho kugira ngo babone ibibatandukanye ni ibintu byariho kera rero wari umuco kubera ko batinyaga ko wagize uhemukira undi bazajya kurambagiza bavugana amasano n'amasekuru bagasanga barahuje barahemukiranye abantu ba kera bari bazi ubwenge nyamara bari bazi ubwenge cyane kandi bari bafite ibibahuza kurusha kugira ibibatanya ariko buriya ni ubwenge cyangwa ni umutima ni ubwenge ariko bavuga ko ubwenge buturuka ku mutima nama n'ubwo bavugaga umutima ubu twe twizeye ibintu bya kizungu bya scientifique ubwenge buturuka ku bwonko kera ubwonko abanyarwanda bavuga ko ari umutima kubera ko umutima niwo wabona gutera kandi babona wahagaze ubwonko ntabwo bamenyaga ko bwahagaze cyangwa bukora umutima iyo wahagaraga nibwo ibintu byaga birangiye niyo mpamvu rero bavugaga ko ineza ituruka ku mutima aho guturuka ku bwonko ariko ubu ngubu turabizi ko ituruka ku bwonko kandi ubwonko bukorana n'umutima ni diregite umutima wohereza amaraso mu bwonko ubwonko bugakora neza noneho umuntu akanatekereza neza akanakora neza kubera ko ubwonko buba bukora neza kandi koko no mu zindi ndimi umuntu ufite umutima mwiza aho mu cyongereza usanga good hearted person yes urumva rero ni umutima n'ubundi mu kinyarwanda umuntu ufite umutima mwiza byose biragusha ku mutima ntabwo ari ubwonko no mu gifaransa baravuga ngo iraye un bon cœur ni ukuvuga ngo afite umutima mwiza urumva ko mu ndimi zose n'indimi tutari twegeranye usanga ariko babivuga no muri Kongo muri Ngara umuntu bavuga ko afite umutima mwiza umutima nawo bajya kuwitiranya nk'uwo mu kinyarwanda bavuga mutema kandi koko njya nkumva ako kantu ubwo ntabwo nzi icyo kavuze ariko kantu njya nkumva yego urumva ko hose bigenda bihura dufite ikintu kiduhuza ni kimwe n'uko twavugaga ubuntu cyangwa ubuntu biragenda bikagera muri Afurika y'Epfo muri ziriya ndimi nabo bafite ubuntu ni kimwe no mu Rwanda iyo ubona nko muri Zimbabwe habamo ba Mugabe Mugabe no mu kinyarwanda ni Mugabe ni umuntu uba akomeye cyane ari intwari akaba umugabe n'umugaba akabasha kugabira akabasha no kugira gutunganya umutekano w'igihugu cye iyo bavuga ngo harare ni ukuvuga ahantu hakwakira nuhagera harare umererwe neza icyo bivuze muri Zimbabwe harare uriya mujyi mukuru wabo mukuru ni umujyi umeze nko mu kinyarwanda ni nacyo bivuze se uko bisobanuye ni nako bivuze ndaganiriye n'abanyazimbabwe benshi niko bambwiye bivuga kandi bafite n'amazina menshi usibye Mugabe hari andi mazina duhuriyeho hari amazina agize tujya guhuza kandi ari igishona ari igishona umuntu wese niyo wafata n'izina rya perezida w'ubu Mnangagwa urumva itari izina rijya kuvuga nk'ikinyarwanda gute se wajya niyo wumva amagambo arikoze nta magambo yo mu kinyarwanda muna harimo
prefigise ya muna no mu kinyarwanda birahari. nimbona mu Zimbabwe nzamubaza kuri icyo kintu numve. Uzamubaze azabigusobanurira. Iyo ujya ukumva ngo muri Malawi hari uwitwa Mutarika nawe yabaye perezida. Bingwa wa Mutarika. Bingwa biva mu Giswahili. Bingwa ni umuntu uba ukomeye. Mutarika nabyo mu kinyarwanda hari mutarikanwa. Urumva rero hari ibintu bigenda biduhuza, nuko umuntu aba atabyitayeho, ariko ubisesenguye wasangamo ibintu byinshi biduhuza. Dr. biriya bice bya Bukavu no hirya yaho gato usanga ndetse na Goma usanga bakoresha Igiswahili n'ikinyarwanda, yego barakizi, ariko Igiswahili kiriya Giswahili kimaze igihe kingana iki? Biriya bice niba byari ibyacu, kiriya Giswahili cyaje gute? Igiswahili kuza kuko ubundi nabo bakoreshaga iringara, ariko Igiswahili n'Abanyarwanda baragikoresheje ko amagambo menshi akoze Ikinyarwanda aturuka mu Giswahili. Hari amagambo menshi dufite akomoka ku Giswahili, mbese wumva afitanye isano n'Igiswahili. Ni ukuvuga ko Igiswahili ndacyo bavuga ko kiba gikomoka ku Cyarabu. Amagambo menshi ari mu Cyarabu cyane rwose. Iyo wumva nko muri Libani ngo bafite umuntu witwa Mikati, no mu Giswahili umugati bawita umukati, natwe tukawita umugati. Noneho n'Igiswahili cyo muri Kongo naho ni umugati. Urumva ko Igiswahili cyaturutse mu Barabu cyambukira muri Tanzania kinyura mu majyepfo ya Uganda kirakomeza kiza mu Rwanda cyambuka kijya muri Kongo. Ngo Kongo niho cyapfiriye baragishyingura. Baragishyingura kinanirwa kwambuka kugeza muri Kongo Brazzaville no muri Cameroon. Nabo barakizi se? Hari bake bakiza ariko ni gikeya. Hari amagambo amwe namwe duhuza, ariko ntabwo ari menshi. Cyageze muri Kongo kuko ari nini, kirahapfira. Iringara ryaturukaga iburasirazuba no mu majyepfo ya Kongo rirakizimiza. Niyo mpamvu bumva Igiswahili cya Kongo harimo ibibazo byinshi. Harimo ibibazo, kiranavanze. Ubu bakivanze n'Igifaransa, bakivanga n'iringara, uburyo bumva kivangavanze. Kabisa. Ariko iyo uri umuntu uzi Ikinyarwanda n'Igifaransa n'Igiswahili uracyumva neza nta kibazo. Urabyumva cyane ko hari igihe umubaza ngo abari ngo niko bien. Dr. duhaye ikiganiro cyiza rero, niki wabwira abantu ku kijyanye n'ingingo y'amateka tumaze kuganiraho y'u Rwanda? Icyo nabwira abantu ku ngingo y'amateka ni uko amateka yacu namwe ajyanye no kugabanya imipaka n'abakoloni, ibintu Dr. Rusa yahakanye. Amateka ajyanye no kugabanya imipaka ni ibintu bizwi, ndetse twe twiga kera muri za 60 hariho n'amakarite yerekanaga ahantu u Rwanda rwagiye runyagwa. Ibyo ni ibintu biriho mu mateka n'ubu bagomba kuba kiriho muri za mize. Ariko nge ikintu nabwira Abanyarwanda bose ndetse n'abandi bumva Ikinyarwanda, nibagira urukundo, ibyuko abakoloni batugabanyije babishyire ku ruhande, dukundane, tube abantu bamwe. Iriya mipaka ye kudutandukanya, ahubwo twe tuyirenge, duhuzwe n'ubumuntu, tuba abantu bafite urukundo, bakundana hagati yacu, kandi tumenye ko amateka yacu ari amwe rwose. Tumenye kuje atugirira neza twese, ushatse kutugirira nabi atugirira nabi twese. Twitabare, dushyire hamwe, tube intwari nk'ibyaturanze mu mateka yacu ya kera, kuva ku bami b'Abanyarwanda, kuva kuri Kanyarwanda, kuva kuri Gihanga. Tugira amateka amwe kandi dukundane
niwo murage nakwifuriza abanyarwanda bose. Murakoze. urakoze cyane Dr. uwo murage usibye kwifuriza n'abanyarwanda n'abandi duturanye mu bihugu duturanye usanga rimwe na rimwe tugira gutya akagira ibintu tutumvikanaho bose ndaho bifurije. urakoze cyane Dr. nawe urakoze. dushimiye abantu bose bakurikiye ikiganiro ngira ngo mubashije kumva impande zombi, ari Dr. Rusa ari Dr. Bihira, buri wese afite uko yumva ibintu n'abandi bafite uko babyumva muri commentaire nabo mwagira gutya mukandika. Shimya abakanze subscribe mwese, tubifurize ibyiza, namwe mutarayikanda ariko mukunda ibiganiro byacu namwe turabashimira cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka.